Hello la famille, comment ça va? Vous allez bien? Ndagarutse hano kuri Ultimate Stories. I'm back again it's me. Icyo kunywa kitabura ku birori, Perezida wa Afrika, Mode the Emperor, Mode Fitre Bushe. Hano kuri Ultimate Stories, more of interesting stories, exclusive in politics. Here kuri Ultimate Stories, we are the home of the art. Hano tubazanira ibintu kuri art perspective. Icyo tubashira hanze cyose ni ikintu ureba nawe ukagira ikintu wungukaho mu byo utekereza, mu byo upanga, mu byo ushira imbere. Once again, ndagarutse hano kuri Ultimate Stories, mbazanira stories ziri very interesting and amazing. This time we are going to look at umurabyo w'ibivugwa, igice nahariye kuvuga ku bintu biri kugenda ku isi hose, uko amakuru asohoka. Byinshi rwose biri ku marimaze igihe kinata gira icyo mbashira hano kuri channel, ariko nayendi guhiga ndebe kari ibyo twaganira, hari ibyo nabashira hanze namwe bikagira icyo bibamarira mu buzima. Nanone ndabashimira cyane baza kuri channel, kandi mbasaba kugerageza mugatanga video ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo twese dukomeze gusangira ibyiza by'ibibera kuri iyi channel. Inshuti n'abavandimwe rwose mukababwira nabo bakahoreza ku nshuti zabo n'abavandimwe babo, bigakomeza ibintu bigenda ku buryo channel igera ku buri muntu wese hano ku isi. That's our goal, that's my main goal, to reach out to everybody around this world. Waba uzi Kinyarwanda waba utakizi, I believe n'amashusho abari hano cyangwa ukareba nyine ukuntu ibintu bimeze hano kuri channel, rwose aba ari ibintu byiza tu, kandi turabizi ko u Rwanda rutagira imipaka. So nuko ibintu bihagaze, we are very excited here at Ultimate Stories to have you guys as a family. So thank you so much. Nge mu byanzanya hano kubagezaho ibyiza biba biri kuri channel. So hano turareba cyane kubiba ku isi, turi bwarebe ibintu byinshi nyine biri kugenda biba, turareba nyine basically umurabyo w'ibivugwa nk'ari brief stories ariko zifite impact ikomeye ku buzima bw'umuntu. So nataratangira natarabijyamo, nanone I want to advocate kuri ibi bintu. Ufite gahunda yo gutura muri Amerika, ubu hari kano kanya uri mushyashya ushaka gusobanukirwa ku building a credit score, credit history, a good standing credit history, ku buryo ukeneye inguzanyo utazasabwa ibintu bihambaye nk'amarandi title iki, just your scores will talk for you. So hano I will help you to understand more of these things. Yeah, you want to understand how your financial behaviors will improve. Nago uko uzahagera mu gihugu cya Amerika cyangwa uko hari ariko ushaka kubisobanukirwa uko ibintu bizaba siko ubyiteza. Ariko ngewe ndi hano kugira ngo utazahura nako kaga, ndashaka kubisobanukirwe nk'umuntu havukiye hamaze imyaka igera muri 30. Bino bintu biragufasha, ni izina ry'Imana, urashaka gusobanukirwa bino bintu 100%. Ntabwo ushaka gukora amakosa kuri isi tugezeho, aho buri kantu kose gafite igiciro. Kera nubwo natari umuntu wa kera cyane, ariko burya umuntu wavutse muri 90 aba gifite ishusho y'isi ya kera. Ibintu yego ubusambo bwari butangiye kuza ku isi, ariko kera abantu babanagaho batanga ntabwo byavugaga ko batagira inyungu babona, ariko iki gihe tugezeho buri kantu kose gafite igiciro. So ntabwo ushaka gukora amakosa rero muri iki gihe turimo. Ngeraho kuri Mode the Emperor kuri TikTok, mfite description hasi ivuga ko cyangwa yakugeza kuri iyo link yanjye yakugeza nyine kuri TikTok, tugashobora ushaka kubisobanukira wabuze uburyo ngeraho rwose waca aho ngaho, jya muri description ubushaka hari link ya TikTok urangeraho neza. So ni ibintu ushaka gusobanukirwa
basically nubwo hari ikibazo gikomeye cyuko current administration in White House badashaka abimukira, hari ibihugu bamaze gushiraho entry restriction ikomeye cyane byinshi, ariko bitavuze ko noneho igihe kitazagera ukagira amahirwe, kuko byose ntago ari uko bizahora, wenda bishobora kubaho nk'imyaka 3 n'itanu, ariko bikagera aho ngaho bakabiriftinga bakabivanaho, amahirwe agakomeza kaza. Ariko abantu baracyafite amahirwe yo kuza, no hagiye kuba World Cup, urashaka gusobanukirwa bino bintu, ugiye abantu bazaza uje gusura umuntu iki, ariko kuhaba byo biragoye kano kanya uje ufite gahunda yo gushaka kuhaba. So ni nkayo byo ndi kuvuga, kano kanya nta kintu byaba bikumariye, ariko nugira ubwoba, nutakaza amahirwe, byose bizajya imbere birangire. So nuko rero bimeze, ntabwo nshaka kubatwara umwanya mwinshi, reka tugere muri Ultimate Story zacu tuzana hano. Ku murabyo w'ibivugwa turareba yuko mu gihugu cya Uganda bari barabavaniyeho internet, ariko ku wa mbere barayigaruye. So that is some amazing and you know hopeful for the people of Uganda to be back and from Stone Age. For a few days they were in total blackout for peaceful election that the government was planning. So kurgo ruhande the people from Uganda now are back on internet. That is great, and welcome back to the free world, to the to the social media where boredom is a thing of history. Boredom nago ibihari, so ni byiza cyane. So kumuna byo bivugwa ni ibintu byinshi ducanamo hano tukareba ibiri kubaho. Turareba ko uyu mushinga witwa ICE, Immigrations, Custom and Enforcement, no mushinga bashizeho mu gihugu cya Amerika wo gufata abantu binjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko hano biragaragara ko uyu mushinga ni nk'igisirikare, basically baza bambaye igipolisi, bafite ibyirindiro bikomeye, bafite ibyo kurwanyisha, they are very armed, niko nabyita, ready to confront people. Ariko bari gukoresha ikintu bita chokehold, kuniga abantu batuye muri Amerika, nyine abatura Rwanda, niko nangiye kuvuga, naga ari abatura Rwanda n'abatura Amerika. Bano bari kubafata, nago bari kwita kuki bakubumva yuvuze icyongereza ugashiramo accent, basically ni tikiko ibahamagara kugira ngo baze bakubaze byinshi, waba ufite ubwenge gihugu cyangwa utafite. Iyo bigenze nabi bari gufata abantu bakabashira muri chokehold cyangwa bakabaniga, kandi ntago ari byemewe. Ari amategeko menshi arwanya ino myitwarire y'abasirikare cyangwa y'abapolisi. Twavuga ko ari abapolisi kurusha uko twabita abasirikare, kuko bari bakora ku butaka cyangwa bari under state jurisdictions, kuko kano kanya turabona ko state jurisdiction iha uburenganzira, cyangwa federal government iha uburenganzira states kugenzura police jurisdictions within their sovereignty, niko nabyita, state sovereignty. So states nizo ziyobora abapolisi, nazo ziba nizo zinabaha equipments, nizo ni naho ba reportinga ibyo byose. Nyine federal government ntago ifite imbaraga nyinshi kuri police. So police nitanga amategeko, niyo igenzura uko police ikora mu gihugu cya Amerika. Ariko ICE is a federal agent, niyo mpamvu usanga bari kujya mu state amwe, ariko abaturage bagahagararaho imbere yabo babigaragambya, kuko state zimwe ntago zishaka ko babohereza mu migi yabo. So aha bari kubohereza barimo barakora ibintu bitari byiza, barimo baraniga abantu. So ariko
hari amategeko menshi abirwanya, ariko niko bimeze. So niko bimeze hariya kuri ruhande rw'isi rwa Amerika. Abaturage ntago bamerewe neza, cyane cyane nyine abo biyumvamo ko badafite ubwene gihugu. So niko bimeze, nuko kubashira mu masengesho ibintu bikagenda neza, kuko bino bintu birimo these things are turning Americans against each other. So let's hope for the good outcome from what they are trying to do. Baravuga ko bashaka kugabanya abanyarugomo cyangwa criminals hagati mu gihugu, bitewe nuko binjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, cyangwa ibihugu byabo bibohereza kuza muri Amerika gukora urugomo. Nicyo kintu bitwaza abari gushiraho bino bintu. Dukomeze turebe kurwanya ubutekamutwe cyangwa fraud. So hano hari umwana w'umuzungu wakamejeje witwa Nick Shar, agenda afilminga cyangwa no mu video content creator cyangwa mu blogger. So uyu nguyu yahagurukiye ibintu byitwa fraud, agenda, so basically he's exposing fraudsters. Niyo mvugo ugezeho cyane mu gihugu cya Amerika, aho bibwira ko abantu binjira mu gihugu cya Amerika mu buryo butemewe n'amategeko baza bagakora ubutekamutwe, ntago bashobora kwishyura imisoro ku gihe, cyangwa niyo bishyura at all, kandi bagahagarara ku mihanda bakambara nyine imyenda igaragara ko wenda nk'uko babivuga ari abanyarugomo cyangwa criminals. So basically uyu mwana yagiye mu mijyi imwe, cyane cyane ahantu abatuye Abasomalia cyangwa abirabura, bakora mu buryo ba invading taxes, ntago bishyura imisoro kandi bari mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. So Nick Shar icyo yakoze, agiye abafilminga akabashiraho, bigaragara ko nabo babibonye bakamubwira, rero wowe ntago uri hano kuvuga ku by'ubutekamutwe, kuburwanya, ahubwo wowe wanga abisilamu. You are doing this for just destroy Islamic beliefs, kuko ntago bayishaka. Ariko uko biri kose, uyu mwana w'umuzungu witwa Nick Shar, believe ari imyaka 22 cyangwa 23, actually yakoze ibintu bikomeye ku buryo na leta ya Amerika yamwakiriye muri Congress, akajya gutanga ubuhame ku byo acamo ashakisha abatekamutwe, cyane cyane abirabura nibo yibanzeho mu mijyi imwe irimo nka Minnesota, New York, Chicago, I believe nawe yarahageze. Ari kugenda akora ama interview menshi avuga kuri ibi bintu bya fraudster. Abo bantu bakora amadeke bakavuga ngo twebwe twita ku bana bafite ibibazo bya autism, twita ku bana n'abantu bamwe ibiyobyabwenge gutyo, nyine bashaka kugira ngo wenda abana babo batabona ko ababyeyi babo bamunzwe n'ababwenge. Ariko ngo yagiye agera mu aho bakorera mu mazu yabo bakoreramo ibintu bitameze neza, bigaragara yuko yabashize hanze, ariko yagera yagasanga ntago bakora iki, ntago bafitemo abo bana muri ayo mazu bakoreramo, cyangwa facilities aho bagomba kuba barerera abo bana. So ugasanga nyine leta iri kubohereza amafaranga mu buryo butari bwiza, bakayohereza hanze wabo, bakaguramo ibintu bihenze, ngo bigaragaraga ko bafite amamodoka ahenze, ariko ibyo bavuga ko bakora basically batabyerekana neza ko birimo neza. So ni icyo rero cyatumye ahabwa ijambo cyane muri leta. So basically nyine aba bantu rero no kubitondera. Sometimes hari igihe nyine umuzungu ashobora kubona umwirabura yigendera yambara ikoboyi, uhagaze nko ku muhanda hari umuntu utegereje hari ibyo ushaka kugura, ahubwo akakubonamo nk'ikintu giteye ubwoba kurusha uko
twumva ko ari gushira hanze abantu ngo none abateka mutwe cyangwa iki, ugasanga nyine kuba umwirabura byonyine nibyo azize kubyitondera. Kandi kuri imihanda biraba bahagazeho kenshi na kenshi haba hari amabotike y'abanuza y'abarabu, amabotike no muri Korea, amabotike y'abashinwa. Nibo bashobora kuba bafite ama business akomeye cyangwa menshi kuri streets nyinshi cyangwa corner stores nyinshi zo muri Amerika. Abirabura bo ugasanga nago bagaragaza ishusho yuko ari abantu ba investinga mu gihugu cya Amerika, ahubwo bo baza ari abantu bateze leta amaboko cyangwa bashaka no kwisahura. Ugasanga nyine nabyo ku ruhande rumwe nk'abirabura nago biduhe ishusho nziza, ariko byose bizagenda bishira gahoro gahoro. Nago ibintu byose bizi cyarimwe. Natwe nk'abirabura tugomba gukora cyane tukagaragaza ishusho nziza ku isi ko tutari abantu batega abandi amaboko, natwe twashora muri iki gihugu cya Amerika. Abirabura babigerageje, twabonye ko ibintu by'ivangura byabakozeho cyane, batakaza ibintu byabo. Urumva ko ni ibintu byinshi abirabura tugomba gucamo kugira ngo tuzagire ijambo rikomeye ku isi, ntitukabonwe nk'abantu bahagarara ku mihanda bacuruza ibiyobyabwenge cyangwa bateka imitwe. Nuko bihagaze, turareba ko Aisha Speed yageze mu bihugu by'Ararabu afatwa nabi cyane. Hano muri Egypt yagezeyo asura pyramids, asura mummies, bano like kwa kundi abami bakera babashyinguraga n'ukuntu babashushanyaga mu bibumbe, akareba ngo akabaza utubazo nyine tw'ubugoryi ariko ashaka kubumva. So Aisha Speed ndakwemera cyane, you like me my brother, you like me. So he's kind of tricking them when he's asking people, all those Egyptians, why these mummies or these portraits of Pharaoh don't have nose, kuki amazuru yabo agaragara nk'ayo bavanyeho. Kuko twibwira yuko bantu b'iki gihe bubatse zino mummies cyangwa bubatse pyramids barabirabura. So abarabu baje kuhatura, bashaka ko abirabura amenyekana ko ari aba modern inventor cyangwa aribo ba inventinze icyo twakwita urban cyangwa iterambere, for the lack of better word. Ariko nyine turabona ko Aisha Speed nyine ibintu byageze hariya mu majyaruguru ya Afurika bigenda nabi cyane, ku buryo na live stream bazivanyeho, ko turamuzi ko ari umuntu wa live stream kurusha ko ari content creator editing ibintu bye. So nuko bimeze. Ku murabyo bivugwa, turabona ko Senegal yatsinze Morocco, ariko ibintu birangira nabi n'ubundi vangura kwa kunda abirabura nyine batemera abanyafurika babirabura. Abarabu ntago babyakiriye neza, bashizeho n'umujinya wo gutsindwira iwabo. Umujinya nyine uhita kwerekana ikiri mu mutima wawe. Ariko we congratulate Senegal for the trophy they won and beating the nyiraho nyine batsinze nyir'urugo nyine bamutwarira igikombe. Congratulations cyane. Turareba hano muri Greenland hari kuba politiki ikomeye cyane yuko muri Amerika bashaka kwigaruza, ariko abantu muri Greenland burya ntago ari abazungu. Nari nzi ko ari abazungu kubera ari ahantu hasino cyane, ariko native Greenlanders, brown people, so abantu bari utari ubizi nyine nashaka kugira ngo bimenye ko abantu babo atari abazungu kandi bari under Denmark Kingdom. Denmark nicyo gihugu cyabigarurije, kibaho uburenganzira bwo kubona ubwishingizi ku buntu. Ibyo bintu byose nyine twumva ku bihugu by'abazungu, utarahagera ntiwabimenya, ariko niko tubyumva. So basically nyine abantu ba hano ntago ari abazungu nk'uko wenda umuntu yabitekereza, kandi ntago bashaka ko igihugu cya Amerika kibigaruza.
inkuru yanjye ya nyuma rero iri bwavuge ku mugore witwa Bobby Kyagulanyi, umugore wa Robert Kyagulanyi uno wiyamamarizaga kuba perezida wa Uganda, aho ari kuvuga cyangwa ari gushaka kumvikanisha ko umugabo we ari kurenganwa n'ubutegetsi cyangwa na leta iriho yatowe vuba cyane muri iyi minsi ishize, aho umuhungu wa perezida Museveni, Muhoozi Kainerugaba, yashize itangazo hanze ko ashaka amabanga y'umugabo we. Rero umugore wa Bobi Wine, Bobby Kyagulanyi, yavuze niki cyatuma Muhoozi avuga ibyo, we ntabwo afite amabanga ye, kuki ashaka y'umugabo wanjye? Akaba ino yabivuze imbere y'abanyadini baje kumusura, kuko bano banyadini nyine bigaragara ko banasuye State House yo muri Uganda, bishimira intsinzi perezida Museveni yagezeho yo kongera gutsindira imanda ya karindwi yo kuyobora igihugu cya Uganda. Noneho bahavuye bajya gusura na Bobby Kyagulanyi, kuko umugabo we yacitse, yagiye, ntago bazi aho ari. Niyo mpamvu hajeho itangazo ry'uko Muhoozi Kainerugaba amushaka hasi hejuru. So nuko ibintu bihagaze mu gihugu cya Uganda. Bobby Kyagulanyi ikomeze yihangane, politike niko imera, iyo wayigiyemo ni ibyo uhura nabyo, ariko hano kuri iki cyano ntago twebwe dushira hanze political stories, dushira hanze ultimate more interesting stories umuntu yakumva agasobanukirwa. So ndabashimira cyane abantu bafata umwanya mukaza kuri channel mukareba ibyo tubashiraho, ibyo tubazanira byose tubikora kugira ngo mugire icyo namwe mwunguka, nanjye nunguke ko munkurikira. So ni byiza cyane. None jya hasi muri description ushaka ujye kuri TikTok handle yanjye, ushaka gusobanukirwa credit history, credit score, credit utilization, ibintu nk'ibyo, kugira ngo uture mu gihugu cya Amerika wagura ikintu cyose wifuza, wagura imodoka wifuje gutunga ku isi, watunga inzu wifuje gutunga ku isi, ikintu cyose cyumva cyashimisha ubuzima bwawe, ubuzima bugakomeza wishimye, wagitunga wasobanukiye bino bintu. Ngenda hari rero umva iyo nzira nshaka kuguha cyangwa iyo pass nshaka kuguha, ura ufite impungenge yuko utabisobanukirwa kandi byakutwara igihe kinini cyane kugira ngo uzabisobanukirwe, which is bad. You don't want to go through all that trauma of not understanding these things. You want to understand these things, believe me or not, but you want to. Now I don't want you to come to a point where you are going to regret why didn't I really understand these things ahead of time, So thank you so much guys, ndabashimira, mugire ibihe byiza, bye bye.